amafaranga menshi. ibintu muzabyigira kugeza ryari mwe abagabo mwe ubwo ubwo byararangiraga bagahita batangaza ababaye aba mbere. Ibyo birarangiye sibyo, amafaranga n'ubundi akomeza kuba makeya. Ikintu cyatumye mfata umwanzuro wa nyuma ngiki, barongeye baragaruka baravuga bati noneho dukurikije igikorwa gisigaye, buri korari igiye kuzana umudugudu wacu wawuciye ibihumbi bigera muri 840 ahari niba nibuka neza. Korari nayoboraga urumva bayica ibihumbi 200. Mu bihumbi 200 ni ukuvuga ngo buri ku cyumweru abaperezida b'amakorari twagombaga gutanga raporo kwa mwarimu y'amafaranga twinjije uwo munsi. Buri ku cyumweru twarasigaraga tukaveresa amafaranga twinjije buri munsi. Mwana atuye mwana tanze n'icya 10 byose twatuye, habaye icya 10, habayeho amaturo y'amashimwe. Ubwo noneho buri munsi ari amafaranga twagombaga kuveresa, yaba menshi yaba make, ariko buri ku cyumweru twaraveresaga. Noneho ikintu cyankoze ku mutima, umunsi umwe nashyiriye umuyobozi amafaranga nabonye muri korari, aho kugira ngo anshimire avuga ati wenda mwakoze ariko butaha muzasumbureho, yarambwiye ngo nta rusoni, ngo aya ngaya niyo uzanye. Wari ujyanye angahe mu bihumbi 200 nyakubahwa muyobozi wa korari? Mu bihumbi 200 twatugejeje ku bihumbi 110. Twatugejeje ku bihumbi 110. Uwo munsi nari mushiye amafaranga, nari ndi kuveresa amafaranga ibihumbi 25 aho ngaho. Arangije ngo aya ngaya niyo uzanye, ngo ubuse ngo urabona ngo nukomeza kwishyuza amafaranga gutya, ngo amafaranga ngo 200 ngo uzayizo, ngo andi makorari ngo dore ngwiri yangwiri kuri ibihumbi 5, ngwiri yangwiri kuri ibihumbi 10, ngo none bacyari ku 110, ngo ukubona ngo ibingi ngo ayo mafaranga ngo uzayarangiza ryari, ngo nta mwete ushyiramo, ngo nta mbaraga ushyiramo. Urabona buriya idini rifite politike ihambaye. Urabona ko umuntu wese winjiye mu idini, cyane cyane nk'ano muri ADPR, bamuhatira kujya muri korari. Ariko ngewe narabigenzuye, narabinetse, kwinjiza buri muntu wese muri korari. Nk'ubu ku mudugudu wacu turabakirisitu bagera muri 300 bari kurenga, ariko 240 ingahe bose n'abaririmba. None impamvu bavuga bati buri muntu wese naba umuririmbyi, ubundi korari nabonye ari nka gereza. Ni kata yo kugira ngo bafungire aho hantu bazabona uko mwishyura. Iyo bamaze kukugeza muri gereza yo muri korari, nta bw'inyagamburiro uba ufite. Baraza bakavuga bati mwebwe korari muzazana aya n'aya. Iyo bamaze kuyakata, perezida wa korari nawe ahita ajya mu mibare, mfite abaririmbyi 70, agahita ayagabanya n'abaririmbyi, akavuga ati buri muririmbyi n'aya n'aya. Kandi kubera ko abakirisitu muri ADPR bakunda ikintu bita umuziki, iyo bavuga ngo ntuzaririmba kubera ko utayatanze, akoresha ibishoboka byose, wenda akemeza akaburara ariko akayatanga. Ubw'umurimo w'Imana papa. Iyo niyo politike y'idini, nuko bimeze. Noneho kugira ngo iyo gereza uzayivemo birago. Bakunzi b'Ihumure TV mwiriwe, mugoroba mwiza abari mu masaha y'umugoroba, hanyuma igitondo cyiza ku bari mu masaha y'igitondo, igicamunsi cyiza ku bari ku masaha y'amanywa cyangwa se mudukurikiranye muri amasaha y'amanywa. Nge Ndikuzo Emi, ngira umugisha wo kongera kugaruka kubana namwe, ni by'agaciro. Muri ibi biganiro tumaze iminsi dukora, sinzi umugabo umwe twigeze kubona ikiganiro, aravuga ati ugomba kubaho umubyeyi.
ariko nusanga umubyeyi wawe yahuye n'ikibazo cy'imitekerereze akajya muri Nyabugogo akambara ubusa atari wamwambitse ubusa, wenda uzarwana no kwisobanura ubwira abantu ko hari akabazo yari afite katumye yambara ubusa ariko bitari ngombwa. Ibyo rero ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo umubyeyi wamwambitse ubusa, ahubwo ni impamvu yo gusobanura ko umubyeyi yagize akabazo mu mitekerereze akambara ubusa. Tugira inkuru zigiye zitandukanye nyinshi zitari nkeya, inkuru tuba dukora buri munsi. Hanyuma rero nyemerera nkubwire ko ubu tuvugana tugarutse mu makuru yacu nanone y'umunsi. Turimo turategura amakuru agiye atandukanye ndetse n'ubuhamya n'ijambo ry'Imana, ariko byose bigaruka cyangwa se bigira aho bihurira na Bibiliya. Rimwe na rimwe ibiganiro dukora by'ubwenge, iyo turi kumwe na Dr akunda kugaruka kuri Bibiliya cyangwa se kuri seanse, nabonye abantu benshi bagira ibibazo bakabaza ni iby'agaciro. Hanyuma rero iyo tuje gukora nk'inkuru nk'ibizivugwa rimwe na rimwe, tukavuga nko ku idini runaka kandi ari ibiba byakozwe byavuzwe, usanga hari abantu bari aho babashinzwe kugutuka, bashinzwe kukwandikira bakubwira nabi, ariko it's okay. Icyangombwa twe nuko twatanze umusanzu wacu, twe ntabwo nta kindi dukora, turi intumwa za rubanda, turi ijisho turi imboni za rubanda. Iyo rero umuturage avuze ikibazo afite akagitangaza ku itangazamakuru cyangwa akakinyuza no ku itangazamakuru, babishinzwe bakabyumva hanyuma bakagira icyo babikoraho, ngira ngo twe turanezererwa n'umugisha. Ariko burya utatabaje, utavuze ikibazo cyawe, bizagorana ko umuntu amenya ikibazo ufite ngo akumve. Uranyumva neza? Ariko niba wagerageje kuvuga, ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose ugerageje kuvuga nta kibazo ugira. So ikibazo ni ikihe rero? Ikibazo ni uko mu nkuru tuba twakoze cyane cyane zo muri ADPR, kuko ADPR impamvu dukunda kuyigarukaho, sinzi wavuze ngo iki kinyamakuru ngo ariko ngo ni cyaje kurwanya ADPR. Ngira ikibazo cyo kwibaza, nk'aho imitekerereze yawe irimo ikibazo, sibyo Theo? Ntabwo twe twaje kurwanya, twese turarwanya cyangwa twakira abantu bari kuvuga ibibazo bafite. Niba umuntu ampamagaye akambwira ati mfite ikibazo kandi namenye ko uri umunyamakuru, kintambukirize, abona agomba kukibwira abacyumve, mpita mubaza se none wagerageje kubwira inzego zibishinzwe biranga? Ati ntako ntagize inshuti yanjye, fasha. Nkamufasha nkabivuga abantu bakabyumva, so nta kibazo kirimo aho ngaho, ntubigire intambara, sibyo? We byakire gutyo kubera ko natwe nuko twabisanze. Twabisanze gutyo, dusanga hari abantu bashinzwe kuvugira abandi. Iyi rero natwe Imana niba yaraduhaye uburyo bwo kuvugira abandi, wowe bigira intambara, ahubwo nawe vuga ikibazo cyawe ufite, none tumara kucyumva biraza kudufasha. Aha nari ndi kureba inkuru imwe, ni umukristo umwe wo muri ADPR aravuga ati nanjye maze igihe kinini nshaka kuvuga, narabuze uwo mbwira ngo anyumve. None bwana munyamakuru watega amatwi ukanyumva, nanjye ndamubwira nti bwana muyobozi, bwana mupapa, nanjye nguteze amatwi ngo nkumve. Imana y'umugisha mwe mudukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana y'umugisha mwe mudukurikiye muri bihugu bya Aziya, muri Oceania, abadukurikiye bari ku mugabane w'Uburayi, abari hano muri Afurika, Australia, mumeze neza, abari hano i Kigali akavura karimo karagwa, nkozi inkuru akavura kari kugwa, ariko ntekereza ko aho muri mu ntara cyangwa se mu turere tugiye dutandukanye wasanga imvura yahise. Ntabwo ndibuze gutinda rero, reka nshimira abantu bose bakoze subscribe, nawe uyikore kugira ngo dusangire ibi biganiro by'Ihumure TV. Yes, ni by'agaciro rero. Hari umupapa ngiye guha umwanya nawe avuge ikibazo cye. Avuga ikibazo cye. Wenda wasanga isi yamwumva, wasanga se ababwira cyangwa abaha iyi message bashobora kumwumva. Nanjye rero ndagutumiye kugira ngo nawe uzubyumve, wasanga nawe harimo ibyo uri buze kuvugaho cyangwa se uri buze gutobora ukavuga. Imana ibahe umugisha mwese abadukurikiye.
Yes, nk'ibisanzwe rero ndi Kuzo Emi nabivuze, reka nze ku murongo wa telefone mpamagare uyu mupapa numve ko anyitaba, hanyuma tuze kuganira. Hanyuma ntago ndibuze gutinda, ndifuza ko izi nkuru zitaza kuba ndende. Mwibutse ko uyu munsi hari urubanza rwa Harerimana Jean Bosco Bishop ndetse na Madamu we Jeanne, baregwamo kuba Bishop yarihaye umutungo w'abandi, cyangwa se ari imvugo bakoresha kurya utw'abandi witwaje ko hari icyo bamarira indonke. Si ibyo gusa rero, umugore we nawe hari amafoto yo gukanga yari afite avuga ko azayerekana. Aha ntabwo biba byoroshye mwa bantu mwe. Aha yambare neza ingofero yanjye, dore umunsi nahinduye. Umuhungu wanjye Idirisa yantije ingofero. Idirisa ni umukameramani wanjye hano ku Ihumure TV, arigiye abazanye utuntu twiza kaniza. Umwana mwiza sha. Yes, hanyuma nonaha rero reka mpamagare uyu muvandimwe. Sinzi wamarira ngo ucyo ukunda kwambara ingofero. Ngira umutwe uhengamye ntawamenya, kuba uhengamye wasanga ari byo bituma nambara ingofero cyane. Reka twumve uyu muvandimwe. Karame Yesu nashimwe. Umeze neza, umeze neza? Turaho turashima Imana. Ninde tuvugana, uherereye hehe? Nitwa Bamfashe Karesharire. Abamerereye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Jomba. Paruwasi ni Yavunga. Umudugudu nsengeraho n'uwarubona. ADPR Rubona. Umaze igihe kingana iki muri iri torero rya ADPR Rubona? Iri torero rya ADPR rya Rubona ndimazemo imyaka 32 yuzuye ifunze. 32? Kuko naryinjiyemo muri 92. Kuri mukuru. Yakuze mfite imyaka 45, ngo narigezemo mfite imyaka 13. Ufite umugore harya ngo n'abana bangahe? Mfite umugore n'abana 7. N'abana 7. Hanyuma turi mu kiganiro ku Ihumure TV. Ku Ihumure TV tumaze iminsi turiho turemera kwitaba telefone, abantu bagatanga ngutse ibyifuzo byabo. Ntibivuze ko abadutuka bo batadutuka ngo twigize abavugizi, ariko n'ubundi nyamugani ntitwigize abavugizi, ariko ngo mufite umuvugizi n'ubundi bavugira. Wewe wahisemo gufata umwanzuro wo gukoresha itangazamakuru. Rubago je nahisemo gufata umurongo kuvugira ku murongo w'itangazamakuru. Kandi ngewe ntabwo wenda ari bya bindi byo kuvuga ngo nugutinya, kuko ngewe uburyo Imana yandemye, ikintu kiri kuniga ku mutima ntuza ari uko nyivuze, nta nubwo ndi muri babandi bakunda gukorera mu rwihisho. Ngewe no kuvuga ngo uko ndemye, icyo ntagaragaje ku mutima ubwo ntabwo kiba kiriho. Nayo mpamvu natinya no kwivuga n'amazina yanjye, cyane ko abo mbabwira baranzi rwose pe, nta kubeshya kuri bo, nta guhimba, nta gutekenika. Ntacyo bari buze kugutwara cyane cyane nk'abashumba bawe. Ntekereza ko ntacyo baza kuntwara, kandi niyo banagikora buriya. Ibyo ngibyo rwose n'abatubanjirije baratutswe, barakubiswe, bagize gute. Mbese niba na Yesu ubwe batarigeze bamwemera, ngewe ndi muntu ki wo kuvuga ngo cakwemerwa n'abantu. Birumvikana papa. Hanyuma namwe wanyu barahafunze? Iwacu turasenga, harafunguye. Ubwo turahurira turi imidugudu 3. Yo muri iyo paruwasi ya Vunga? Yo muri iyo paruwasi ya Vunga. Ubwo mujya hasi muri Vunga hafi y'isoko cyangwa ni Rubona? Dusengera aho ngaho i Rubona. Ariko kuri paruwasi baraterana nk'ibisanzwe? Kuri paruwasi bari barahafunze, ariko baherutse kuhafungura. Hari zo batangiye kugenda bafungura rero?
kuri paruwasi bafunguye ku cyumweru gishize, ntekereza ko bahateraniye, ariko haramaze iminsi hafunze, kuva insengero zafungwa hari hafunze. Ese mubona umwanya wo kuganira n'abashumba banyu babayoboye muri paruwasi? Umwanya wo kuganira nabo uwo mwanya ntabwo baba bawuguhaye, ntabwo baguha umwanya wo kuganira nabo. Ni ukuvuga ngo we iyo avuze ibyo akubwiye, ibyo yaje akababwira, ubwo ni ukuvuga ngo mwikiriza ibyo ngibyo, nta mwanya bashobora kuguha wo kubaza ibibazo. Niyo uvuze ngo ushatse kubaza ibyo utumva, bakuka inabi cyane, ahubwo ukibaza utese none iri torero umuntu atazagira icyo abaza ngo ni ukwikiriza nk'aho umuntu ari itungo, kandi Imana yaraturemanye ubwenge no gutekereza. Ko na Yesu ubwe, ntekereza ko iyo dusomye ibyanditswe dusanga na Yesu ubwe abigishwa be ahantu batumvaga baramubazaga ibibazo, kandi Yesu akabasubiza bakanyurwa pe. Ariko no ku munsi w'umuganda mu mudugudu abantu barabaza, abayobozi bakabumva bagakemura ibibazo byanyu. Hanyuma kuki iyo bigeze mu buryo bwo kuvuga ngo ni imyizere cyangwa aho dusengera bita ko ari ahantu Imana iruhurira abantu cyangwa turuhukira, kuki habamo ibintu bimeze nko kuvuga ngo ndavuze ngo? Nanjye icyo nicyo nibaza niba meya adusura tukamubaza ibibazo, ndetse tubona n'umukuru w'igihugu iyo yadusuye nko mu karere, abaturage bagerageza kumubaza ibibazo kandi akabasubiza. Ariko ukibaza kuki bigera mu idini bakaba batakwemerera umuntu kubaza. Ese ni Imana iba yavuze? Ese ni marayika? Ukibaza iryo torero iryo ari ryo bikakuyobera. Ngo niyo muri gutanga udufaranga ngo bababwira ko muri gukorera Imana. Iyo niyo ndirimbo, niyo nyikirizo. Namwe wanyu bababwira gutanga amafaranga mutazi icyo agiye kumara? Have rore have sigaho umva. Ahubwo inama mu cyaro ho ni kure kubi, ariko bitewe na bwa bujiji abantu bafite, bazi ko ubu bamaze kubyakira ko iyo ugize ikintu ubaza ibyo ushidikanyijeho ubwo ukoze icyaha gikaze cyane, barakubwira bati wowe kora, urumva, wowe kora, ibindi ntabwo bikureba. Ni uko usanga bimeze. Yangira ngo mu bihe bitoroshye aribyo natwe twisangamo uyu munsi, kuba twarinjiye mu itorero tuzi ko ari itorero ry'umwuka nyine, cyangwa se ari ababyeyi bagiye kudufasha mu buryo bw'umwuka bakaturera, cyangwa se bakaduha ibyo kwizera, ibyanditswe, ijambo ry'Imana rivuga, ariko bikaba bisa naho birangiye, aho twari dutegereje ihumure ahubwo twarabonye ihungabana. Buriya nkubwire, buriya twinjiye mu itorero tuzi ko ariho tugiye kuruhukira, ariko ndagira ngo ubwire kugeza amagingo aya ngaya, ubu ngubu abantu benshi ahubwo baruhiye mu itorero. Bariruhiyemo, nimubwira ngo bariruhiyemo, kuko tumeze nka wa muntu winjiye mu modoka yikoreye umutwaro, noneho ageze mu modoka wa mutwaro akomeza kuwikorera. Noneho shoferi amubajije ati kuki wakomeje kwikorera umutwaro? Ngo nanze kuvuna imodoka yawe. Ubu abantu benshi baruhiye mu madini, ariko kuruha kose inyigisho bahabwa zibateye kuruha. Kubera yuko buriya nkanjye imyaka ndimazemo, buriya itorero tukiriginjiramo wabonaga ari itorero ry'umwuka pe. Ariko uko imyaka yagiye ishira indi kaza, ibintu byatangiye guhengama, kandi buriya nkanjye urimazemo igihe, buriya igihe byatangiye guhengama njye ndakizi, ndakibona. Buriya nakijijwe, uwayoboraga ADEPR wari umuvugizi yari Nsanzurwimo Joseph. Icyo gihe itorero ryari ry'umwuka pe, wajyaga gusenga wataha ukumva rwose, wagera mu cyumba ukumva ugataha wumva mbese nijoro usa nk'uwageze mu ijuru.
ariko magingo yandagira nkutangarize yuko ubu ngubu iyo amahoro nge umutekano ngugira iyo ndi mu rugo, ariko iyo mvuye mu cyumba cya kino gihe ntaha numva umutima ushengutse, nkumva ndarushye, nkumva ndababaye, ibyo numviyemo, ibyo naboneyemo, amagambo twabwiwe, ibyo byose bikumva bishenguye umutima wanjye, nkibaza se kuki umuntu ajya gusenga agira ngo atahe yumva abohotse, ahubwo agataha ariho yumva agatahana inimba. Ibi bintu Imana yo ibiboneka. Buriya kuva kuri ya musaza usabwa Imana Samweli igihe yacyuraga igihe bamweguza, itorero byahise byiyubika, ibyari itorero ry'umwuka bihinduka idini, riba itorero ry'umubiri. Mbese ubu ngubu kuvuga ngo itorero ngo ni itorero ry'umwuka, ntabwo nakwemeranya n'umuntu uvuga ariko ngo ni itorero ry'umwuka. Ni iry'umubiri, babyemere, uretse ko batabyemera, ariko niko kuri. Dore guha urugero, biri impamvu ari idini, ahubwo birenze no kuba idini. None se ni gute leta ubwayo ishobora gukora ibikorwa bifitiye abaturage akamaro kuruta idini ridashobora kugira icyo rimarira abakristo barisengeramo? Kanze nguha urugero, sibyo? Rwose umbabarire niba ufitemo amayinite ahagije, tugiye kuganira nk'abantu b'abagabo, nk'abagabo ba nyabo. None ubu ngubu impamvu banga leta irusha amadini gukiranuka, leta igira gutya iravuga ngo umuturage ku isonga, ikoresha ibishoboka byose kugira ngo ikore kimwe cyose cyazamura umuturage. Batanga gira inka, yewe nanjye gira inka ndayifite pe, imaze kungeza kuri byinshi, ubu ndayifite, imbyariye inshuro 4 kabisa. Naka kuka mumeka rwose niyo ubuhamya nabo kwihera. Aha ngeze ni leta, none leta itanga inka, ikagira n'ibindi bikorwa byinshi ikorera abaturage, abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru, ikabaha amafaranga yo kugira ngo bazagire amasaziro meza. Yego rwose Karoli. Noneho ikintu cyaje kumbabaza, kimbabaza cya mbere, niba leta itekereza ku muturage ikagira ikintu imugenera, nk'abakecuru n'abasaza bacu buri kwezi babagenera amafaranga 7,500. None nkibaza ni none niba wa musaza cyangwa umukecuru asengera mu idini, kuki idini ridatekereza rivuga iti leta hari icyo yakoreye uriya muturage, mu 7,500 bamuhaye, reka natwe dushyireho nibura wenda 3,000 agira 10,000 kugira ngo ubuzima bwicume. Ahubwo ikibabaje noneho wa mukecuru cyangwa wa musaza agera mu itorero, noneho bakamubwira bati yazane dukora umurimo w'Imana. Hari umurimo w'Imana, buri muntu ari gusabwa 15,000, 20, bya 7 yakuye ku murenge akabitanga. Ukubyumva, bya 7,000 leta yamuhaye akabijyana mu akabitanga mu idini, ndetse akagerekaho n'ayandi. Noneho ugasanga noneho ahubwo gahunda leta yari igamije kugeraho, ugasanga iri kugenda ipfira mu madini, kandi idini rirafata rikashyira mu nyungu zayo, riyashyira mu nyungu zayo. Noneho nkibaza ngo kubera iki fatiye wenda nko ku itorero ADPR, kuko niryo nakuriyemo, ko rimaze imyaka irenga 80, abakirisitu dutanga 1/10 n'amaturo, ko nta mafaranga yigera amanuka ngo aze nibura gufasha umuturage, sibyo? Wenda tuve ku bufasha bw'umuntu ku giti cye, wenda ko byo nabyo bitanashoboka, byo ni ibintu, iyo ni inkuru ishaje kuri we.
ahubwo noneho katwinjire mu itorero, kuki nta mafaranga ashobora kuva hejuru ngo nibura aze kudefanda ku bikorwa dukora mu itorero. Wenda niba tugiye kubaka urusengero cyangwa se niba tugiye gukora igikorwa runaka gifitiye itorero akamaro, nibura ngo haboneka amafaranga aza kutwunganira. Hari ikintu cyambabaje muri iyi minsi, ngira ngo kiraza kuba gishingiye ku nkuru yawe. ni ukuvuga ngo uyu mwaka ushize habayeho ibiza, noneho ku itorero ryacu umusarane urariduka. Aho musengera? Aho dusengera. Umaze kuriduka, icyakozwe ni iki? Bahise baduteranya nk'abakirisitu baravuga ngo umusarane waridutse, ariko kugira ngo twongere tubone undi nuko buri wese kandi dukeneye umusarane ugezweho, nuko buri wese agomba kuzana amafaranga kugira ngo tubone kubaka umusarane. Icyo ndacyemera, ariko twagerageje kubaza tuti none ko bidutunguye bibaye nk'ibiza, kubiza bidateguza, umusarane ukaba uridutse, none mu itorero nta mafaranga ashobora kubonekamo nibura ngo nibura wenda muyadushyiriyeho, noneho umusarane uhite wubakwa, wenda tuzayashake twitonze, ariko umusarane wabonetse. Kuko icyo nari nshingiyeho, nk'ubu iwanjye umusarane waraye inuza imvura iwushenye nk'iri joro, uko byamera kose ejo mu gitondo ngomba kurara mbonye ubwiherero byanga byakunda. Uko byagenda kose n'amakoma wayashinga cyane rwose nkiyaranje, ariko ubwiherero bukaboneka. None nk'itorero rifite amafaranga, kuki ridashobora gufata ya mafaranga rifite ngo rihite ryubaka umusarane? Niba ayo mafaranga riyategereje mu baturage, ayo mafaranga azaze asubira, umva ko badashaka kuyashyira kuri cya gikorwa, wenda bagurize abaturage, noneho umusarane wubakwe, wenda bazasigare bayatwishyuza nyuma. Icyo kintu nacyo cyankoze ku mutima, ariko kinyigisha byinshi, nkahita ngenda mbona ishusho y'idini yariyo. Warakivuze ntibavuga ko wagumuye abantu? Icyo ngicyo narakibajije, ahubwo iyo ukibajije umuyobozi wabaga yese anyuka inabi cyane, aravuga ngo niba udashoboye kuyatanga, sibyo, ibyo nta mwanya nabona wo kubyinjiramo, niba wumva utayatanga uyatange, cyangwa se mu kimwe abakora ureke bakore. Noneho ikintu cyatumye noneho ibintu by'umurimo byo kurekura umurimo, nayoboraga korari icyo gihe, kuko korari kuva muri 1995 nayoboye korari kugeza ejo bundi 2023 uyu mwaka ushize. Nyobora korari nayiyoboye mbere y'intambara, nyobora abana turi abana di chef de korari ko batwitaga, na nyuma y'intambara nkomeza kuyobora kugeza ejo bundi 2023. Bavuga jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Jenoside narindi mu itorero ndirimba muri Ecole du Manche, noneho tuvuye muri Kongo muri 1995, kuva ubwo nahise mba umuyobozi wa korari kugeza muri 2023. Noneho ikintu cyatumye noneho mfata umwanzuro wo kuvuga ngo imirimo y'idini noneho ndayirekuye, kuko ndi kubona intera bari kugenda banyinjizamo, ejo baranyinjiza no mu bindi. Twubatse inzu icumbi ry'umushumba hariya muri Vunga. Babwira abakirisitu bati ni ukuzana amafaranga. Noneho amafaranga turaterateranya amakorari, tugaterateranya tukajyana muri Vunga kubaka inzu y'umushumba, kubaka icumbi ry'umushumba. Noneho barubaka bigeze tugiye gukora amafinisaje, amafaranga akomeza kuba makeya. Noneho bakoresheje amayeri ameze gutya, noneho mwihera inkuru.
hari ikintu bahise batuzaniye intangango cyitwa amarushanwa. Amarushanwa noneho ubwo bagategura ngo ni ibikorwa ngo ni igikorwa ngo cy'ivugabutumwa, bagatumira amakorari. Nk'ubu ku mudugudu nsengeraho turi amakorari 5. Ku mudugudu wanyu wonyine ni amakorari 5. Noneho uyu munsi bakavuga bati kadufate korari imwe yo ku mudugudu, noneho bakazihuriza kuri paruwasi. Ubwo bafashe buri korari imwe ku mudugudu, buri korari imwe ku mudugudu bakabihuriza kuri paruwasi. Ubwo mugategura indirimbo murajya kuririmba, ariko intego nyamukuru ari ukwitwaza amafaranga, kuko mu gutanga amanota abantu begukanaga amanota menshi n'ababaga batanze amafaranga menshi. Iby'indirimbo, iby'imyambarire za uniforme ntabwo babyitagaho, barebaga ku bantu batanze amafaranga menshi. Ibintu muzabyigira kugeza ryari mwe abagabo mwe? Ubwo byararangiraga bagahita batangaza ababaye aba mbere. Ibyo birarangiye, sibyo? Amafaranga n'ubundi akomeza kuba makeya. Ikintu cyatumye mfata umwanzuro wa nyuma ngiki, barongeye baragaruka baravuga bati noneho dukurikije igikorwa gisigaye, buri korari igiye kuzana umudugudu wacu wawuciye ibihumbi bigera muri 840 ahari, niba nibuka neza. Korari nayoboraga, urumva, bayica ibihumbi 200. Mu bihumbi 200 ni ukuvuga ngo buri ku cyumweru abaperezida b'amakorari twagombaga gutanga raporo kwa mwarimu y'amafaranga twinjije uwo munsi. Buri ku cyumweru twarasigaraga tukaveresa amafaranga twinjije buri munsi. Mwanatuye, mwanatanze n'icya 10 byose? Twatuye, habaye icya 10, habayeho amaturo y'amashimwe. Ubwo noneho buri munsi ari amafaranga twagombaga kuveresa, yaba menshi yaba make, ariko buri ku cyumweru twaraveresaga. Noneho ikintu cyankoze ku mutima, umunsi umwe nashyiriye umuyobozi amafaranga nabonye muri korari, aho kugira ngo anshimire avuga ati wenda mwakoze ariko butaha muzasumbureho, yarambwiye ngo nta rusoni, ngo aya ngaya niyo uzanye. Wari ujyanye angahe mu bihumbi 200 nyakubahwa muyobozi wa korari? Mu bihumbi 200 twatugejeje ku bihumbi 110. Twatugejeje ku bihumbi 110. Uwo munsi nari mushiye amafaranga, nari ndi kuveresa amafaranga ibihumbi 25 aho ngaho. Arangije ngo aya ngaya niyo uzanye, ngo ubuse ngo urabona ngo nukomeza kwishyuza amafaranga gutya, ngo amafaranga ngo ibihumbi 200 ngo uzayizo, ngo andi makorari ngo dore ngwiri yangwiri kuri ibihumbi 5, ngwiri yangwiri kuri ibihumbi 10, ngo none bacyari ku 110. Ngo urukubona ngo ibingi ngo ayo mafaranga ngo uzayarangiza ryari, ngo nta mwete ushyiramo, ngo nta mbaraga ushyiramo. Nibwo nahise numva cengutse, urumva, ariko naragenze ndunda makoko. Narahindukiye mbwira komite twakoranaga, mbwira visi perezida nuza na konabure umubitsi, ndabwira ni ibintu mwarima nkoreye. Inuhereye none nihanganye kenshi, nagiye mbona ibintu byinshi nkihangana, ariko noneho uyu munsi noneho niwo wa nyuma mfashe umwanzuro. Visi perezida n'umubitsi baranyinginze, ni abadamu beza twarakoranaga rwose, nta n'umwe wari umbangamiye muri korari. Baranyihanganisha batihangana, ndabwira indihoya. Ikintu nahise nkora bwarakeye mu gitondo, ahubwo kugira ngo iyo mitwaro yose iyiva hejuru ari ngewe ihuriraho nka perezida wa korari, iyo mitwaro nta mbaraga mfite zo kwikorera umutwaro ungana gutyo, ahubwo ngewe navamo uwumva ashoboye kwikorera umutwaro akawikorera. Nuko byagenze. Ubu urasezeye gutyo? Nsezera mu murimo gutyo, cyakora ntazi n'ingaruka byangizeho uretse
uretse nyine gutakaza icyizere bakavuga turiya ntabwo tukimufite icyizere kuva yeretse iyi imirimo yacu buriya uyu nguyu hari ukundi kuntu atubona, ariko nta buryo babona bwo kuvuga ngo wenda bamfatira ibyemezo barambagaritse, ubu ndi umukirisitu njya ku igaburo nta kibazo. nibumva watanze ikiganiro ntago bari buze kuri kwima ryo. Ibyo simbitinya kuko ni ibintu nifuje kenshi nkabura aho mbivugira. Urumva niba mbibwira mwarimu akanyuka inabi mba numva byagera ku mushumba bikagera ku muvugizi, abantu bose byose bikabageraho, wenda uwumva aricyo yahindura akagindura, utakumva ariko nabwo ntacyumva, ariko nabwo nanakivuze ngewe uwo mutwaro nawikuyeho, uwo mutwaro nkawo bikoreza akaroba busigarana. Imana iguha umugisha kuba wemera kuvuga, nabyo ni ibintu bikomeye. Buriya noneho nibura ngira ngo wenda ducagagura amagambo, hari ikintu nashaka kuvuga kwa rura rusengero baherutse gusenya, rumwe basenye rwo mu Rukiri ejo, rwo mu Rukiri. Buriya narabyitegerezaga, uriya Pamfile akora kiriya kiganiro agira ari abarusenyaga, narabyitegerezaga mbireba, byarambabaje. ntabwo byabura kukubaho. Ikintu cyatumye ikintu cyambabaje, dufite insengero nyinshi zidafite aho zihuriye na rusengero rwashenywe. Hari izidakora wenda bakazibwira bati mushake ibyangombwa bikenewe noneho tubafungurire. Natangajwe no kubona rusengero bashenye harimo ibikoresho byinshi bikenewe muri izi nsengero zitujuje ibyangombwa. None iyo bagira batya biriya bikoresho bakabishyira kwa ziriya nsengero zifite ibyo zibura, bakareba umudugudu babitwerera aho kugira ngo babigurishe. Nese urambwira ngo niba nta bufasha abakirisitu babonye mu myaka ADEPR imaze, kandi ADEPR ifite amafaranga ibirundo n'ibirundo, ugiye kumbwira ko ari amafaranga namara kwivanga n'ayandi n'ubundi azamanuka akagira icyo amarira amatorero gadafite ibyangombwa byuzuye? Byararangiye. Ni ukuvuga ngo kiriya ni nk'ikimoteri amafaranga ageramo, niba ageramo akabura, niba ageramo ntabwo mbizi. Ariko muba mugomba kumenya ko hari komite ibishinzwe, umuvugizi arahari, hari abashinzwe ubukungu n'imari, hari abashinzwe kubaganiriza mwebwe muri hasi, ba rubanda ruri hasi, bakababwira mugaceceka, mugakomeza mugakora umurimo w'Imana. Ibi byo guceceka rero nibyo byishe iri torero. Ubundi mu itorero harimo ibyiciro, harimo ibyiciro bingahera. Ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere kigizwe n'abantu ntiteranya. Icyiciro cya kabiri kirimo abantu b'impumyi, bameze nk'impumyi batabona, bahumirije, batazi iyo biva n'iyo biye. Abo ni abahumirije, abo ni babandi usanga bakabya nyine ngo uramutse ugize icyo uvuga ngo ubukoze icyaha, ngo ubwo urwanyije umurimo w'Imana. Abo ni za mpumyi, abo ntibabona. Nicyo kintu aba bagabo babanje kubakora. Hari bantu ntiteranya nabo bameze nk'impumyi. Ikindi cyiciro cya gatatu kiri icyiciro cya gatatu, ariko nta nicyo cyane ntiteranya. Hari abapfiriye mu ruhu bakabibona, ariko bakabura ubwavuga, mbese bagashengukira iyo ngiyo, ariko kugira ngo babumbure umunwa bavuge, bakavuga bati nituvuga baraduhagarika, nituvuga baratureba nabi. Kuko ngewe ni kenshi nganira n'abantu benshi, wumva ibitekerezo byabo nkumva turi guhuza, ariko kugira ngo uzumve hari ikimuva mu kanwa, wumve ari ikibazo ashobora kuba yabaza, reka da.
ni ukuvuga ngo benshi imitima yabo iraboze, imitima yabo yaraboze barenzaho, ariko bakarenzaho. imitima y'abantu benshi yaraboze ariko barenzaho bakicecekera ngo twakoreye Imana, kandi bagakomeza bakaribwa ibyabo. Ahubwo nkibaza se igihombo nabonye abakristo bagiye kuzahura nacyo, tuvuga ko dukorera Imana, ariko mu gihe gito ibyo bavuga ngo tuzahembwa, ntekereza ko umunsi wo guhembwa nugera hari benshi bazabona yuko ibyo bakoze nta kintu bakoze. Njye nigeze kujya, ni kenshi nkunze kujya gufata amafaranga kuri sako, nkahurira n'abantu bagiye bakora mu mishinga runaka, noneho bareba muri mashini bakavuga bati ku ifishi yawe nta mafaranga turi kuhabona. Ntekereza yuko no muri aya madini tubamo hari benshi bazagera imbere y'aho bahemberwa nibareba muri sisiteme bababure. nizo ngorane mbona. Umva ikindi ngiye gusozerezaho noneho. Urabona buriya idini rifite politike ihambaye. Urabona ko umuntu wese winjiye mu idini, cyane cyane nka hano muri ADPR, bamuhatira kujya muri korali. Ariko ngewe narabigenzuye, narabinetse, kwinjiza buri muntu wese muri korali. Nk'ubu ku mudugudu wacu turi abakirisitu bagera muri 300 bari kurenga, ariko 220 ingahe bose ni abaririmbi. None impamvu bavuga bati buri muntu wese naba umuririmbyi, ubundi korali nabonye ari nka gereza. Ni kata yo kugira ngo bafungire aho hantu bazabona uko bishyura. Iyo bamaze kukugeza muri gereza yo muri korali, nta bw'inyagamburiro uba ufite, baraza bakavuga bati mwebwe korali muzazana aya n'aya. Iyo bamaze kuyakata, perezida wa korali nawe ahita ajya mu mibare, mfite abaririmbyi 70, agahita ayagabanya n'abaririmbyi, akavuga ati buri muririmbyi ni aya n'aya. Kandi kubera ko abakirisitu muri ADPR bakunda ikintu bita umuziki, iyo bavuga ngo ntuzaririmba kubera ko utayatanze, akoresha ibishoboka byose, wenda akemeza akaburara ariko akayatanga. Ubw'umurimo w'Imana papa. Iyo niyo politike y'idini, nuko bimeze. Noneho kugira ngo iyo gereza uzayivemo biragoye. Ikindi cya kabiri nakuboneye, iyo bamaze kuguha inshingano mu itorero, bakugize umudiyakoni, bakugize uyu n'uyu, ni nk'ikiziriko ikibazirikamo inka baba bakuzirikishije, ku buryo kugira ngo icyo kiziriko uzagice ntabwo byakoroha kereka Imana yo mu ijuru. Urumva? kereka Imana yagutabara ugaca icyo kiziriko, cyangwa se ziriya gereza zo mu idini, kugira ngo iriya gereza uzayisohokemo biragoye. Ndagira ngo utangarize ko ngewe iriya gereza aho nyisohokeyemo, ntakubeshye nishushanyije nagize gute, mba numva ntuje, mba numva mfite amahoro asesuye. Ikimbangamira ni ibyo ngenda mpura nabyo, uburyo bagenda batoteza abantu, babakoreza imitwaro iremereye, nicyo kisigara kimbangamira. Ariko ku rundi ruhande ndabohotse. Imana iguhe umugisha. C'est vrai. Kuko Imana urakoze cyane Charles. Namwe murakoze rwose, Imana ibahe umugisha. Sanzu wawe urawutanze. Sawa. Ibintu njya bibabwira. Mwabagabo mwe, ibintu muzabyikora kugeza ryari koko? Ubu mugiye kuntuka. Ayego, mwazakiriye Kristo koko mugakizwa, utu tuntu twakata mukatureka. Hari gereza nyinshi zabonetse mu nsengero, zimwe na zimwe. Ngira ngo abataramenya Kristo murarushye, abantu mutarakira Kristo murarushye, abantu muvuga Kristo ku munwa cyangwa mwahawe na mushumba
murarushye kubera ko impamvu mbivuga, uyu mugabo avuze ikintu gikomeye. Aravuze ati ibaze ko urusengero rurimo abakirisitu 300 ariko 270 hafi bose bari muri korale. None baze ko urusengero baruciye hafi miliyoni kugira ngo bubake inzu y'umushumba. Aha ni muri Vunga. Ubu n'ejo wenda dushobora kuzabona undi nawe wahandi hantu nakatubwira uko yabo bimeze. Noneho nitubivuga nta kindi mukora ni bitutsi, kandi ngo ubwo mwarakijije. Twe twavuze ibihari biri kubangamira abantu, biri gutuma abantu badatuza, batagubwa neza. Mwebwe ikibarangaje ishinga ni ukuza kuvuga ngo iki kinyamakuru bya bintu ntabwo muzakomeza kubyikora pe. Nge mwanyica ndabizi, abanyedini muri babi, mwanangambanira mukanyica, kandi ngo ubwo muri gukorera Imana. Ariko hazaza abandi bazavuga, ntago abantu baceceka. Buze niba Imana ibamugisha, reka tureke tuze gukomeza mu nkuru. Abanyarundi uri kumpamagana basanga ashaka kuduha amakuru, hanyuma Imana ibamugisha. Wowe utarakora subscribe bikore kugira ngo tuzabahe izindi nkuru cyangwa ibikurikira. Hanyuma uyu munsi n'ejo bundi mu gihe tukiriho tuzaceceka, kuko ukuri ntago guteze gutsindwa. Hanyuma kandi nanone nkubwire ngo uko byagenda kose hazabaho umunsi ibi byose bizarangira. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Ibyo wakwigira byose, waba ukomeye, waba ukaze, waba woroheje, ni ikibazo cy'igihe. Ariko igihe kirakuziye, kandi nanjye igihe kiranziye. Buri wese umutima we ugomba kwisuzuma, kuko Yesu araza vuba, kandi araza azanye ingororano. Araza kugorora buri wese bikwiranye n'ibyo yagize ate n'ibyo yakoze. Ariko mwe kubabaza no kuvuna imitima y'abantu. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Mwakoze cyane. Nk'ibisanzwe na Rikuzo M.